Nibyo wahageze ni kuri Star 200 TV. Wiriweho abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza imigisha aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ufunguye iyi channel yacu, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi nabateguriye ibintu ukwiriye kugira ibanga mu buzima bwawe. Ubundi ibanga ni ngombwa, ibanga ni ikintu cyiza mu buzima umuntu wese yagakwiriye kwiga, yagakwiriye kugira, kuko n'ubundi ngo akarenze umunwa karushya ihamagara. Ariko hari ibintu by'ingenzi dukwiriye kugira ibanga, kubera ko iyo uvuze Satani nawe arakumviriza. Usibye na Satani n'abanzi cyangwa se aba contre six nabo barakumviriza, bakaririra ibyawe, abadayimoni bakaririra ibyawe, bigatuma rwose wacika intege cyangwa se ukaba wasubira inyuma kubera ibintu wisohoreye mu kanwa kawe, kubera ko wavuze imigambi yawe, kubera ko wavuze plani zawe. Ikindi kandi burya ikintu iyo wamaze kukivuga utaragikora, icyo gihe kugira ngo kizagerweho, kugira ngo uzagikore rwose 80% by'ibintu bavuze bitarakorwa ntago biba bigikozwe. Kubera izo mpamvu, niyo mpamvu ukwiriye kugira ibanga ry'ibintu byawe. Reka mbabwire rero ibintu ukwiriye kugira ibanga by'umwihariko mu mishinga ufite. Ushobora kuba ufite umushinga wo kubaka inzu, wo kugura ikibanza ukubaka inzu. Ibyo bintu uzabigira ibanga, uzagira ibanga rikomeye. Ikindi kintu ushobora kugira ibanga, niyo uri umukobwa ukaba ufite umuhungu mukundana, ukabona rwose biri hafi, biri mu ntambwe nziza, wenda se bazaza gusaba irembo ariko ntibararisaba. Icyo gihe ibyo bintu uzabigira ibanga, uzicecekere, uzabyibikemo kugeza igihe bizasohokera abantu bakabona save the date. Ibyo bintu uzabigira ibanga. Ikindi ni igihe wabonye akazi ariko utarasinya kontara. Icyo gihe uzagira ibanga rikomeye, kuko umwe we yaravuze ngo n'ibikiri mu kanwa babikubita ingumi rwose yabivanamo utarabimera. Aravuga ngo icyawe n'icyo wamize. Ubwo rero igihe ubona nibyo watsindiye akazi, bakubwiye ko watsinze ariko nturasinya kontara, ibyo bintu uzabigira ibanga, uzaceceke kugeza igihe uzasinyira kontara. Kandi nabwo wanayisinya si ngombwa ko nabyo biba itangazo, nabyo uzicecekere. Ikindi kintu, igihe utwite, niba utwite uzaceceke, kuko burya gutwita nabyo ni umushinga uba utarajya mu bikorwa, ni umushinga uba ugihishwe, ni umushinga uba ukiri gutunganyirizwa. Iyo ngiyo kure mu ibanga, dore ko n'Imana iba yarabigize ibanga ikabibika kure mo imbere mu muntu. Ibyo rero nawe uzabigira ibanga, kuko n'Imana ubwayo iba yarabigize ibanga. Ikindi kintu ukwiriye kugira ibanga, ni ikintu umuntu yakubikije akagusaba ko kiba ibanga. Icyo kintu uzakibike, kabone niyo atabigusaba, ariko ukaba wumva icyo kintu kiramutse kimenyekanye gishobora kuba cyatera ibibazo. Uzakigira ibanga, uzakigira ibanga. Ibanga umuntu yakubikije, ikintu yakubwiye akwizeye, icyo kintu uzakigira ibanga. Murakoze cyane rero, ndumva ari ibyo ngibyo twaganiraho. Ibanga ni ryiza, ibanga ni ryiza. Murakoze.